abarimo neza. Amina. Reka tudane Steve Tayigenta. Anishimwe dusome Gutegeka kwa 2:11-25. Hari ijambo rivuze ngo ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Abadayimoni kamaze kurushaho kuba kenshi, kari kamaze kuzamuka imbere y'abana b'Imana, kari kamaze kuzamuka imbere y'abahanuzi Imana yahamagaye, kari kamaze kuzamuka imbere y'abavuga butumwa Imana y'ubwayo yiyimikiye, kari kamaze kuzamuka imbere y'abashumba Imana yimikishije. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, kandi turabashimira cyane ko mujya mudufasha muri uyu murimo w'Imana mu bitekerezo mutanga. Turabashimiye rero, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni cya gitondo cy'amashimwe tufite muri iki gihe, muri iyi minsi twemeye kugira ngo dufatikanye mu murimo w'Imana, kuko twagiye tunyura muri byinshi ariko Imana ibana natwe. Turayishimiye rero. Ndagusuhuje wowe ureba ino TV kugira ngo uze kuba maso, kugira ngo ikiganiro tugiye gukorana n'umukozi w'Imana cyangwa se uko tugiye gufatikanya mu ijambo ry'Imana ntujye kure ya kamera. Umukozi w'Imana, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ni iki waba wazanye uyu munsi? Kuko abantu bagiye bareba ibice by'ibiganiro twagiranye, harimo ubuhamya bwinshi wagiye utanga. Ese ni iki uyu munsi wabuzaniye abakunzi ba Karosi TV? Murakoze. Nitwa Ntawicumurame Jeremy nk'uko batuye babizi. Icyo nzaniye abakunzi ba Karosi TV nje kubabwira ngo Imana yarebye iritegereza, isanga intimba n'agahinda bamaranye igihe kirekire mu mitima yabo. Imana yavuze ngo nije kuza kwamara intimba n'umubabaro. Murakoze. Amen. Imana ije kubamara intimba n'umubabaro mumaranye igihe, niko mvuga, kuko hari byinshi biba bikomeye abantu batabasha kubwira abandi, ariko mitima yabo irimo intimba n'agahinda. Nibyo nawe Wicumurame. Yego. Imana ishimwe rero. Hari abatari barebye wenda ubuhamya bwe, agiye kwivuga kugira ngo umumenye. Nitwa Ntawicumurame Jeremy, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ndi umukristo kuri ADEPR mu Cyahafi, niho ndiri Gaburo, niho nashyingiriwe, ndi umuririmbyi muri korali yitwa Lebanone. Nkunda Imana n'abantu bayo, kiremwa Imana yaremye cyose ndagikunda, kuko iyo nkirebye nkibona mu ishusho y'Imana. Ntawicumurame, uririmba amajwi angahe? Ndirimba bazi. Uririmba bazi. Nta kuntu washyiramo gatoya kugira ngo abantu bakunda cyangwa bakurikira Karosi TV gato, wenda nk'igitero kimwe? Ndirimba baze, nkaririmba na tenoro. Ndagerageza. Irihe jwi rikorohera ngo ube ryo waririmba? Ijwi rikunda kunyorohera ni nkunda kuririmba tenoro. Washyiramo akaririmbo kugira ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Haleluya! Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Murabyumva rero ko Ntawicumurame aravuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Imana ishimwe. Ntawicumurame, ntabwo turi butinde uyu munsi cyane ko dufite akazi kenshi ko gukorera Imana.
mu gihe tugihumeka. Turakangurira uwo ari we wese kugira ngo niba yaragusigaje ugerageze ukorere inostance toi de la si força ibonia Imana kugira ngo ibashe gukora imirimo n'ibitangaza. Amina. Reka rero uyu mwanya ntawicumurame, turaza kugendana iminota itari myinshi, uvuga Imana neza, uyivuge neza, nanjye ndayivuga neza, kubera ko muri iyi minsi twagiye tubona byinshi mbega bidusunika bitwereka gukora kw'Imana. Niba mbega mu minsi yatambutse nawe icumurame, igihe cyose gishize dayimoni yumvaga agiye kwica abantu, ariko Uwiteka Imana akora imirimo n'ibitangaza. Ese waba harabibonye? Narabibonye. Coronavirus yaje ari ikigeragezo ku bakirisitu, ku bantu twita abapagani, impande zose, ku mwana, ku mukuru, ndetse no ku musaza n'umukecuru. Warabibonye? Narabibonye, ariko iyi coronavirus yaje kugira ngo ntabwo twavuga ko ari Satani wayizanye, ahubwo ni Imana yayizanye kugira ngo yerekane ko ariyo yaremye isi kandi ikabifiteho ububasha, byongeye ikabifite mu biganza byayo. Rero iyi coronavirus yaje kugira ngo abantu bakanguke, bamenye ko Uwiteka ari we Mana waremye ijuru n'isi. Mwabyumvise? Nawe icumurame, abantu bahise bibaza ngo ni iki gituma Imana yaba yarazanye iki cyorezo kiri kwica benshi? Impamvu Imana yemeye ko iki cyorezo cyica benshi nuko yarebye ikabona ko agasuzuguro karushijeho cyane kuba kenshi. Ikindi yararebye ibona ko ubwenge bw'abanyabwenge bwarushijeho kuba bwinshi, nanone yitegereje isanga ubwenge bw'abantu bwazamutse burimo burayisatira naho yicaye ku ntebe yayo. Nicyo cyayiteye guteza iki cyorezo. Ntawe icumurame, Imana ko bamwe bahise bavuga ngo ni ingome. Oya, ntabwo Imana ari ingome, ahubwo Imana ikora igikwiriye mu gihe cyayo. Yagiraga ngo yiheshe icyubahiro mu isi yose amenye ko ari Imana. Imana ishimwe, ikora icyo ishatse mu gihe cyayo kandi igakora igira ngo abantu bahindukire. Ndabyibuka Isodomu n'i Gomora, ubwo ibyaha byari bikabije kuba byinshi, yakoze ibintu bikomeye, iratuma iravuga ngo nimwihane, abantu banga kwihana, noneho igihe kiragera irabarimbura. Ese ubu twebweho ntiyabishaka kurimbura isi? Nawe icumurame. Ishaka yakubika isi, ariko si cyo gihe iracyashaka umugeni, nk'uko umuririmbyi yavuze amagambo akomeye avuga ngo buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Ni umuririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza. Urakoze cyane rero wowe ukurikiye Karosi TV. Turakwibutsa gukora subscribe, turakwibutsa kandi gukora share, ugasharinga abantu ino nkuru bakayibona, ndetse turakwibutsa gukora like kugira ngo ubashe kudufasha muri uyu murimo w'Imana. Turagutse, turashaka kwagura kugira ngo tugendane. Niwo kandi nushaka kongera kudushaka, uzadusanga kuri Kanani TV. Kanani TV naho uzasanga ibyigisho ndetse n'ubuhamya bwinshi n'abahanzi benshi batandukanye ba gospel. Ndagira ngo dufatikanye muri uyu murimo w'Imana. Haba hariho byinshi, haba hariho amashimwe, ndetse mu minsi iri imbere tugiye no gushyiraho filimi mbega ya gospel. Ubwo rero ugomba kuba hafi yo kugira ngo urebe. Aleluya. Turashaka icyatuma umurimo w'Imana ugenda neza ukaguka. Ubwo rero wihute cyane urebe kuri Kanani TV. Ubwo uze kwandika ca ushyireho na, nurangiza ushyireho a ebyiri, urahita ushyiraho na nta kintu kiriho, ucemo akanya ushyireho TV, urahita ubona Kanani TV. Kandi wowe ukurikiye iki kiganiro, nkubwire ngo iyagukubise ni nayo ije kukomora, kandi ya yindi iyi Mana yo mu ijuru ntabwo irobanura abantu ku butoni, ahubwo iratoneje. Yego, ndagira ngo rero ngusengere, none nurangiza ukoreshe ya minota tuvuge Imana, tuyivuge neza. Mwami Imana yacu, uri ibyiringiro byacu,
urumufasha sangita wiki dala bonesta suirivo saini urimangdi sita do pazomene fa shelo sairi bro neide nota stifa dokide no samandala ito de tasta do laisia uwari wewe sukwemera ugukunda ugufanisa boneya aragukeneye akeneye kukumva no kukubona mu izina rya Yesu mushyigikira umuhimbaraga kandi onetaraziniwa akakanwa kagiye kukuvuga ubariko weza kuko we wowe minister Silva ijambo ryawe rirejejwe twirukanye imbaraga z'inzitizi z'abazimu imbaraga zose zitira abantu nibumva ijambo ryawe bagacikiza ni dotasire bravastai ngaho gira icyo urema kandi wigaragaze muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Agize ati mu minsi iri imbere hari filime ya gospel igiye gutambuka kuri televiziyo Kanani TV. Iyo filime ndayigukumbuje mperuka kubona bari mu mwitozo nabonye ari filime ifite inyigisho ziryoshye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Zaburi ya 12 turasoma umurongo wa 6. Titre y'ijambo iravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirishaga inanga ijwi ryo mu gituza ni Zaburi ya Dawidi. Reka dusome umurongo wa 6 haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha ndahaguruka nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ni Imana ibivuze ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana ishimwe amen. komeza Reka nongere nsubiremo nanone ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo ritubwiye ngo kubwo kunyagwa utarasiwo debra kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha ntabwo ari ejo nonaha ndashyira nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ngo ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. abanzi bacunira ingoni umuntu abadayimoni bacunira ingoni komeza mu izina rya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Yego. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Ngo kubera gusuhuza umutima k'umukene. Haleluya. Ngo nonaha ndahaguruka niko Uwiteka Imana avuga ngo ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Bishatse kuvuga ngo iki? Imana irarebye isanga agasuzuguro k'abadayimoni kamaze kurushaho kuba kenshi, kari kamaze kuzamuka imbere y'abana b'Imana, kari kamaze kuzamuka imbere y'abahanuzi Imana yahamagaye, kari kamaze kuzamuka imbere y'abavugabutumwa Imana y'ubwayo yiyimikiye, kari kamaze kuzamuka imbere y'abashumba Imana yimikishije amavuta, kari kamaze kuzamuka imbere y'abaririmbyi, imbere y'abasenga, imbere y'abadiyakoni Imana yimikishije amavuta. Ariko Imana iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro wari waranyazwe impano y'inzozi. Ariko Imana iravuze ngo kubwo kunyagwa wari waranyazwe mu buryo bw'ubucuruzi. Ariko Imana iravuze ngo kubwo kunyagwa wari waranyazwe impano y'ubuhanuzi. Ariko Imana iravuze ngo kubera kunyagwa k'umunyamubabaro Imana
Imana irebye intimba n'agahinda wari ufite mu mutima wawe, ariko Imana ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubera ko wari wamaze gusuhuza umutima mu mutima wawe, kandi ubukene nabwo bwabwo bukaba bwari bwahagurutse, Imana avuze ngo ije kuza gushyira mu mahoro umuntu bacuniraga ingoni. Niko Uwiteka avuze. Ntabwo ari Karose ubivuze hoya, ntabwo ari Jeremy ubivuze hoya. Imana iravuze ngo ije gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni, wanyuraga ku bavandimwe bakakuryanira inzara bitewe n'ubuzima bubi uhagazemo, wanyuraga mu baturanyi bakakuryanira inzara bitewe ko bazi ko uri umukene, wanyuraga mu baturanyi bakakuryanira inzara kuko bari bazi ko wigeze ucuruza urahomba, bari bazi ko wari umunyakazi ariko mu kazi barakwirukanye. Ariko umva ukuntu Imana ivuganye nanjye, Imana irambwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubera gusuhuza umutima k'umukene, wari wasuhuje umutima, biragenda bikora ku ndiba y'umutima w'Imana, bitewe n'umuntu waba warambitse, bitewe n'uwari ushonje wagaburiye, bitewe n'umuntu waba waracumbikiye. Ariko Imana ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubera gusuhuza umutima k'umukene, Imana iravuze ngo kubw'icyo irahagurutse. Icyo nkundira Imana Karo, icyo nkundiriye Imana yihagurutse ntabwo ihaguruka gusa. Ikintu nasanze kandi gikomeye, nasanze Imana ari Imana itajivanga umutungo. Icya kabiri, nasanze Imana yihagurutse, umuntu yaza kugusura akaza ntacyo akuzaniye, ahubwo akaza arakuzaniye inkuru z'icamugongo. Ariko Imana yihagurutse igahaguruka mu rubanza birangirira uburanye, irarwiburana. Kandi Imana ihagurutse iza yikwije, ntabwo ishaka vuga. Turashimira Yesu ko yatugeze abo turi none uyu munsi. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Wowe uteze amatwi Yego. Karose TV, Yego. Imana yavuze ngo Iravuze. yarebye intimba n'umubabaro umaranye igihe kirekire, ariko iravuze ngo kubw'uko wari waranyazwe ikugaruriye ibyawe, Satani yari yaramaze kuriganya abishyira mu biganza bye, ndetse ukora amasengesho arenza y'umunsi umwe y'iminsi ibiri. Imana yohereza ibisubizo by'ibyifuzo wasengeye, ariko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi baraza bitangira hejuru. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo hari ahantu hari imyuka mibi iba ahantu ho mu kirere. Iyi Imana yohereje ibisubizo, hari igihe abadayimoni bagenda bakajya kubitangira hejuru, ariko Imana yavuze ngo irarebye isanga waragize kunyagwa gukomeye. Ukomeza usenga, ugasengera ibisubizo, ugasengera ibyifuzo Imana ikohereza ibisubizo, ko Satani n'abadayimoni bakaza kubitangira mu kirere. Ariko ndagira ngo tuze kuza gusenga isengesho rifite imbaraga, tubwira Imana ngo Mana utugarurire ibyacu. Mwakireze ijambo ry'Imana. Mumvugira ngo amina abarimo neza. Amina, amina, amina. Reka tudanestivo taigenta. Imana ishimwe. Dusome Gutegeka kwa 2:11-25. Hari ijambo rivuze ngo ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo. Vuga ngo cyose. Igihugu cyose. Ngo babatinye uko yababwiye. Nikwivuze. Nikwigize. Nikwivuze. Nawe icumurame. Ntago mbyumvise. Nikwigize gute? Nikwivuze. Ngo ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Nikwivuze. Nikivuze. Na usini wita lagidesi. Nandai niweza. Nishangdo nidai safi nibonea. Mwebwe ivuze. Iravuze ngo nta muntu uzabasha kubahagarara imbere. Nikwivuze. Abadayimoni babahagararaga imbere. Imana neregosia iravuze ngo nta muntu uzabasha, nta muntu uzongera guhagarara imbere yacu. Ntawe, kuko ni Uwiteka avuze. Ntawe uzahagarara imbere y'aba bantu bari kureba. Ntawe. Babarozi bajyaga babaroga ntibazongera kubahagarara imbere, kandi babapfumu bajyaga barara babashika ntabwo bazongera kubahagarara
imbere. Imana niko igize ite, niko ivuze mu izina rya neno zayini watayigenista. Imana iravuze ngo kandi nimukandagira muri icyo gihugu ntabwo abadayimoni bazongera kubataka, ntabwo bazongera kubataka ukundi. niko ivuze. Imana ishimwe ngo kuko ibateye ikintu bita ubwoba. Izina rya Yesu, izo ndwara, iyo mivuduko y'amaraso, uko kurwara amabere, uko guhora ubabaye, uko guhora mu byaha bitandukanye, uyu munsi niwemera ukihanira kubabarira, iraguha gukomera, iraguha mbega kuguma muri yo, ikandagize muri icyo gihugu cy'amashimwe. Ibyo bikansere biraza kuza gukira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana, tuyihamagare ariko tutari twasenga. Yego. Nagiraga nk'umbwire abantu ari abari mu gihugu cya Uganda, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, ari abari muri Amerika, ari abari muri Tanzania, abari mu Burayi, bateze amatwi ndetse bahanze amaso ku Uwiteka kandi bakurikiye ikiganiro cyo kuri Kanani TV ndetse na Karosi TV. Mbabwire ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona, ni mu mwambaza akiri bugufi, kuko igihe kigiye kugera abantu bagiye gushaka Imana nk'abayitaye bayibone, abayishatse neza. Ariko haleluya, amen. Abayishatse neza bazabona ukuboko kwiza kw'Imana. Kandi nongere mbwira abantu bateze amatwi iki kiganiro, mbabwira ngo muharanire kwezwa no kwera mu mitima, muharanire kuba imyambaro yanyu ihora yaka. Mwirinde kuba hari ibizinga byagaragaraga ku myambaro y'amakanzu Yesu yatwambitse. Ayo niyo yambitse abera b'Imana. Mana ishimwe, icyo nongeragaho cyari kivuga ngo muhagarare kigabo mushikame, kuko Uwiteka Imana aje gukura umwijima mu isi. Mu bakiranutsi bongere basenge. Imana ishimwe. Reka rero dusenge Imana. Nawe icumurame mu magambo yayandi nyine yo guhamagara Imana yacu. Umunsi umwe Eliya yigeze kuyihamagara avuga Uwite, ababayari biriwe bakotsora basenga bahamagara Bayari ntiyaje. Uwo munsi noneho waravuga ngo Mana, uyu munsi ugaragara iki, uyu munsi ugaragara, mbega byemere ari wowe Mana muri Isiraheli, bamenye ko ari wowe Mana, bamenye ko kwa Ahabu no kwa Yezebeli bamenye ko ari Imana, bamenye, haleluya, bamenye ko ariyo igarura abari bajyanyweho iminyago na shitani, ari igarura imitima yari yarababaye, ari igarura mbega iby'abantu byari byaranze bikemera mu izina rya Yesu. Uzi ko nafashijwe. Reka dusenge, reka Imana we, turabatangariza ko buri gitondo turi kumwe nk'uko yabivuze. Uzi ko nabo barimo barafashwa, bipfa kuba byaravuzwe nayo, bipfa kuba byaravuzwe nayo. Imana ishimwe. Reka senga, reka dusenge. Imana data wa twese uri mu ijoro, Imana itabara ku mugaragaro izuba riva, Imana yica imigambi y'inshakura, Imana ijye basha kurunyonya amaboko y'abadayimoni, Imana inyuranya imbaraga z'ibitavuga Imana, Imana inyuranya amaboko y'abazimu. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro aba babyeyi bari baranyazwe, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro abagabo bari baranyazwe, abakobwa bari baranyazwe, abasore bari baranyazwe. Ariko Imana avuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ngo kubera gusuza umutima k'umukene, Imana avuze ngo nonaha ntabwo ari ejo, iravuze ngo nonaha iyi saha uyu munota, iravuze ngo nonaha ndahagurutse ngo nje gushyira mu mahoro abari baracuniwe ingoni, ije gushyira mu mahoro hari ibyari byarakubujije amahoro. Umva ukuntu Imana ivuze, Imana avuze ngo ihaye amahoro umutima wawe, irongera avuze ngo mushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Dusenze twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo.